ariko ugiye ukabireba iteka ryose n'agakiza kacu nuko kameze. Dufite ibintu byinshi twambitse agakiza ku buryo ntawe ukimenya agakiza icyo ari cyo. Umuntu umwe araza akakubwira ati iyo wambara ijipo ndende, ntiwambara umukufi, ntiwisige makeup, ntusokoze imisatsi, ntiwambare meshi, ubwo ufite agakiza. Kavuga ntoya, iyo myambaro nta kintu ivuze ku gakiza. Ikibikwereka nuko mode ihinduka buri munsi. Ubu mode y'amajipo maremare igezweho, mode y'imisatsi ahubwo itariho, nta nubwo bakiyishyiraho, bakora barya ni skin head niko babyita. Bisigaye bogosha inkomborera na kahura n'umukobwa wogoshe yamazeho, ubwo se uwo mukobwa aba yakijijwe. Ntabwo amajipo, ntabwo imikufi, ntabwo imisatsi, ariko agakiza twaragafashe tukambika ibyo ngibyo. Ubona umuntu yigendera mu muhanda ngo uriya nta gakiza afite, ngo yambaye ijipo ngufi. Ahubwo ntoya, jewe niyo nambaye ubusa mufite agakiza. Uretse ko ntabwiye abantu ngo mujye mwambara ubusa, ariko reka tubanze tumenye aka gakiza tugiye kwambara gasagati. Niki kizambwira ko ufite agakiza? Abandi agakiza barakoroheje, abo baragakomeje cyane bakitira icyo. Abandi barakoroheje, barakubwira ngo iyo watuye ko Yesu ari umwami, ngo ushobora kwikorera ibyaha byose ushaka. Iyo nyigisho ubu ngubu igezweho, irakunzwe cyane, ngo iri liberating, ngo ituma abantu bahambuka. Ntabwo murimo guhambuka, ahubwo murimo murasubira mu bubata. So agakiza tuvuga ni iki gateye gate? Natoranije text idufasha kuyihuza n'igihe turimo cya Noheli, kuko Noheli ni inkuru y'agakiza kacu. Mu gihe hahandi badusomeye muri Luka igice cya 2, turava ku murongo wa 25. Baratubwira ngo i Yerusalemu hariho umuntu witwaga Simiyoni. Uwo yari umukiranutsi witonda kandi yategerezaga ihumure ry'Abisirayeli. Umwuka wera yari muri we. Yari yarahanuriwe n'umwuka wera ko atazapfa atarabona Kristo w'umwami Imana. Haleluya. Ndagira ngo mwumve neza uyu muntu witwa Simiyoni. Icya mbere baratubwira ngo Simiyoni, turaza kubibona hepfo, Simiyoni yari umusaza. Igituma avuga ko yari umusaza nubwo atatubwira imyaka ye, nuko atubwira ngo mwami noneho urasezerera umugaragu wawe amahoro nkuko wabivuze. Ubu mfite imyaka 63, sinshobora kubwira Imana ngo nsezerera, ndumva nkifite gahunda. Kubona rero Simiyoni avuga ati noneho nsezerera nigendere, bivuga ngo Simiyoni yari ashaje, ageze mu myaka yumva ntacyo agikora ku isi. Hepfo akatubwira undi mukecuru witwaga Ana mwene Fanuweli wo mu muryango wa Sheri. Yari umukecuru wa kera, amaze gushyingirwa yamaranye n'umugabo we imyaka 7, noneho amara imyaka 84 ari umupfakazi. Bivuga ngo uyu nguyu we yari ageze ku myaka 91, ariko agitegereje ihumure rya Isirayeli. Kandi batubwira ngo uyu Ana nawe ngo yari umukiranutsi, na Simeyoni yari umukiranutsi, ndetse ngo yari yuzuye umwuka. Ariko akavuga tumva, nubwo ndi umukiranutsi nkaba nuzuye umwuka, ndashaka kubona agakiza ka Isirayeli. Haleluya. Ndashaka kubona agakiza ka Isirayeli, kuko buriya bapfuye batabonye Yesu bose bajya mu isezerano rya kera. Nibo babandi batubwira mu Baheburayo ngo abo ngabo babibonaga bikiri kure, ngo bakifuza kubibona. Hari ubwo Yesu yigeze kubwira Abafarisayo, arababwira ngo na Aburahamu yifuje kubona umunsi wanjye, ariko apfata ubonye. Bifuzaga ngo bakabireba biri kure cyane. Na Baramu yaravuze ngo ndamureba ariko ari kure cyane. Arangije avuga ati cyazama nkazipfira nk'abakiranutse, n'iherezo ryanjye rikaba nk'iryawo. Bivuga ngo benshi bifuje kubona Yesu bapfa batamubonye. Simeyoni amubonesheje amaso, aravuga ati noneho mbonye agakiza ka Isirayeli. Nari umukiranutsi, nari nuzuye umwuka, none mu biganza byanjye mbonye agakiza ka Isirayeli. Bitangira kukubwira ngo agakiza kacu kari muri Yesu. Mwambwiye ngo amen. Ariko kuko icyo bariya bose bari bategereje ntabwo ari ukwambara imyenda miremire, ntabwo ari ugukata imisatsi, ntabwo ari kutambara imikufi, ntabwo ari kuba abakiranutsi ngo ube umuntu mwiza, ntabwo ari kujya mu idini bose bari bayifite. Ndetse anawe yabaga mu rusengero, ariko akavuga tuva nubwo mba mu rusengero ariko ndashaka kubona Yesu. Haleluya. Ariko murabyumva nkuko mbyumva. Hari abantu benshi bamize nka Simeyoni, ni abantu beza pe, bakora ibintu byiza pe, ni abakiranutsi,
ariko ntibafite Yesu, ntibafite agakiza. Hari abantu bakunda Imana baba mu rusengero bakora imirimo, ariko bakavuga ati mva, anaravuga ati mba mu rusengero mpora nsenga ariko ntegereje agakiza kazabonerwa muri Yesu Kristo. Noneho Simewoni amubonye, uriya Simewoni yari yuzuye umwuka koko, araza ngo umwuka aramukomanza aramubwira ati uzi wa wundi wari utegereje, uyu munsi bamuzanye mu rusengero, ngwino ujye kumureba. Ngo Simewoni araza aramureba, agahinja k'amezi nako k'iminsi 7 kari ku munsi wa 8, kaba kakiri agahinja kadafite icyerekezo, ariko akabonye aravuga ngo ntimureba ko yari agahinja, uyu niwe Imana yahanuye kuva kuri Adamu, uyu niwe Imana yabwiye Aburahamu ngo mu rubyaro rwawe hazaboneka muzabera amahanga yose umugisha, uyu niwe Imana yabwiye Isaka ngo mu rubyaro rwawe hazava muzabera amahanga umugisha, uyu niwe Imana yabwiye Yakobo ngo mu rubyaro rwawe hazava muzabera amahanga umugisha, uyu niwe Imana yabwiye Dawidi ngo mu rubyaro rwawe hazavamo umwami w'amahanga, uyu niwe Imana yavugiye mu bahanuzi. Aramuterura aravuga ati yes, ubu noneho mbonye agakiza ka Isirayeli. Haleluya. Kandi buriya njya nkunda kubibwira ababyeyi, aya magambo Simewoni yavuze buri mubyeyi wese yagombye kuyafatamo isomo, abakibyara, abagitwita n'abazatwita. Buri mwana wese uzatwita ukamubyara, atwita abagore hakabyara abagabo. Uriya abagabo turi bitangaza, umugore yitwitira umwana amezi 9 akamubyara, ati umwana wanjye, atugenda usigira umwana wawe, umugusigiye wamuvanye he? Ariko ko byagenda kose, waba umugabo waba umugore, wa mwana wawe navuka ujye umufata mu ntoki, ubone ko muri uwo mwaka hahambiriyemo ikintu cyitwa destiny, umuhamagaro w'Imana. Buriya buri mwana wese, niho ababyeyi benshi bajya bakorera amakosa. Hari igihe umwana wawe azavuka avuke akunda muzika, umubwire ngo ya ngo kwa docteur ntabwo hazavuka asa gihobe. Oya, hari igihe Imana yamuhamagariye kujya acuranga abantu amarira kaza. Mureke niba Imana imuhamagarira kuba umumizisiye, agenda aba umumizisiye, kuko umwuga wose uyobowemo n'Imana ushobora gutunga umuntu. Jewe bijya binantangaza cyane, twebwe nk'igihugu ndetse usanga ibintu bitunze abandi twebwe twabihaye agaciro gato. Reka mbahe ingero 2. Muzarebe mu Rwanda nta school of art tugira, no muri university sinzi ko ari habo, ahantu abantu biga gukora amafilime, ubona abantu mu tuntu ntabo ndabona. Abiga kwandika amakinamico no kuyakinisha ntabo njya mbona. Abiga muzika, hari muzika irahari ku rwego rwa university, wayibonye hehe? Sogondere nayo ariko burya ni ahantu kagunitse, ngira ngo kaba padiri. Abantu bakina umupira n'indi mikino, nyamara iyo myuga twebwe twahaye agaciro gato. Ninde uhembwa neza kurusha Messi ku isi, cyangwa ba Ronaldo n'abakristo bariya bakristiano? Umupira utunga umuntu. Ariko umwana wawe ashobora kuvuga ati daddy genda shaka kuba umukinnyi w'umupira, utoya iwacu rwose bariga bakaba abadogiteri, bakaba kubera iki? Kubera ko ntabwo twigeze tubona icyo Imana irimo gukora muri uwo mwana. Simewoni yabonye uruhinja rwazanywe n'ababyeyi b'abakene, kuko ikikwereka ko bari abakene ngo batuye intungure 2. Imana yari yavuze ngo umuntu naba adafite isekurume y'ihene cyangwa y'intama ajya azana utunuma 2. So Yosefu na Mariya baje bitwaje intumbe 2. N'ikimenyimenyi ko bari abakene, babuze naho babyarira mu kiraro cy'inka, bari abakene babatindinya kujya. Urumva rero umwana w'umukene burya anaje no mu rusengero ntabwo aza afite ibyakurura umuntu. Hari abantu bajya bazana abana hano ngo tubazunguze imbere y'Uwiteka, wareba n'itura umubyeyi atuye ukavuga utuye nguyu se, uyu mwana hari future. Ariko Simewoni we yaravuze ngo uyu mwana nubwo yazanywe n'ababyeyi bakennye batuye intungure 2, mumwitondere, mumumenye, uyu nguyu niwe gakiza ka Isirayeli. Umva ukuntu abivuga neza. Haleluya. Ngo mwami noneho urasezerera umugaragu wawe amahoro nk'uko wabivuze, kuko amaso yanjye abonye agakiza kawe. So mu yandi magambo, Yesu egal agakiza, agakiza egal Yesu. Shatse nagarukiriza ahangaha sintinde kuri Simewoni cyane, kubera ko ngo yategerezaga ihumure rya Isirayeli. Bivuga ngo ihumure ryacu rizabonerwa muri Yesu.
mu gihe dufite ibiduhangayitse, mu gihe dufite ibitunaniye, mu gihe dufite ibiteye ubwoba, yategerezaga ihumure rya Isirayeli, kandi iryo humure aribona muri Yesu. Mwambwiye ngo amen. Ariko hari igihe mvuga Yesu nkumva ndimo ndaryoherwa nkabona, ariko bambe nuko mwambaye udupfukamunwa uriya namwe mushobora kuba bibaryohera, ariko simbibone. Hari agapfukamunwa kenshi ibintu byinshi, ntabwo umuntu agiseka ngo bimenye, niyo anezerewe ntubimenya, ubona gusa agahanga kari aho ngaho kubera agapfukamunwa, ariko kazagenda nako. Imana ishimwe, haleluya. Simeyoni, reka noneho twigire kuri Yesu, kuko Simeyoni yadufashaga kujya kuri Yesu. Buriya ikintu cyose nushaka gupima ko umuntu afite agakiza, jya ubanza wumve uko avuga Yesu. Ntabwo agakiza kari mu myitwarire yanjye, agakiza kari muri Yesu. Imyitwarire yanjye ni umusaruro uva mu mibanire yanjye na Yesu, ariko agakiza bwite kari muri Yesu. Haleluya. Kubera yuko nureba Yesu, icyambere Paulo yandikiye Abakorinto mu rwandiko rwa 2 igice cya mbere umurongo wa 20, ababwira ngo muri we nimo iri y'amasezerano yose y'Imana. Nkunda uburyo mu Cyongereza babivuze, baravuga ngo no matter how many promises God has made, they are fulfilled in Christ. Ngo uko amasezerano Imana yatanze yose yabangana, ngo yasohoreye muri Yesu Kristo. So iby'Imana yasezeranije byose yabizingazingiye muri Yesu, imurekurira ku isi, iravuga ngo ibyo mwari mukeneye byose bibaho ihumure, ibyo mwari mukeneye byose bizabaho amahoro, ibyo mwari mukeneye byose bizabaho umunezero, mubishake muri uyu mwana. Haleluya. Niyo mpamvu Simeyoni yamubonye aravuga ngo iyi ambalaje mureba ije ipfunyitsemo agakiza k'isi yose. Ni nabyo Imana yari yaramuvuzeho muri Yesaya 49 aho badusomeye, no mu bandi bahanuzi ntashaka kuza kugarukaho. Yesaya 49 umurongo waho wa 6 aravuga ngo kuba umugaragu wanjye ugakangura imiryango ya Yakobo, ukagarura Abisirayeli bacitse ku icumu, ibyo ntibihagije, ahubwo nzaguha kuba umucyo wo kuvira amahanga, kugira ngo agakiza kanjye kagere ku mpera y'isi. Nzaguha kuba umucyo uvira amahanga, kugira ngo agakiza kanjye kagere ku mpera y'isi. Iyo niyo destiny, uwo niwo muhamagaro Yesu yari afite ubwo Imana yamwoherezaga ku isi. Haleluya. Niyo mpamvu nanone Yohana yaranditse mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 1 umurongo wa 12, aravuga ngo ariko abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ibyo tubibonera muri Yesu, abamwizeye, abamwakiriye bakizera izina rye. Hanyuma mu byakozwe n'intumwa ibice 4 umurongo wa 12 aravuga ngo nta rindi zina twahawe munsi y'ijuru dushobora gukirizwamo uretse irya Yesu. Haleluya. So agakiza nta handi kabonerwa, ntabwo kabonerwa mu byo twambara, ntabwo kabonerwa mu byo turya cyangwa tutarya, ntabwo kabonerwa mu buryo tugenda. Agakiza number 1 kari muri Yesu. Yesu niwe gakiza kacu. Niba udafite Yesu, Bibiliya bivuga neza ngo ufite Yesu aba afite ubugingo, ubutamufite nta bugingo afite gusa. Kandi mwitonde, kubera yuko kuba ufite Yesu nicyo kizagenda aho uzajya ku munsi w'amateka. Mu Byahishuwe igice cya 20 baratubwira ngo nuko abakomeye n'aboroheje bose barazuka, ngo bacirwe imanza. Umva uko imanza zizacibwa, ngo abo basanze batanditse mu gitabo cy'ubugingo, ngo bose bashyirwa muri ya nyanja yaka umuriro, ari rwo rupfu rwa kabiri. Ngo noneho abanditse mu gitabo cy'ubugingo, ngo ibindi bitabo birabumburwa, ngo buri muntu wese ahembwa bakurikije ibyo yakoze. Abantu benshi rero barishuka ngo ariko genda umuntu mwiza, ngo ariko giye mfasha abakene, ngo ariko giye ngaburira imfubyi. Imana ikavuga iti nyamara urimo uracurika ibintu. Banza wiyandikishe mu gitabo cy'ubugingo. Reka mbaho urugero rubafasha kubyumva neza.
twubaka iyi nzu yo haruguru, hari umuntu ubana n'ubumuga bwo kutavuga. Mu Kinyarwanda kera twabitaga ikiragi, sinzi impamvu abantu bagira ikibazo cyo ko umuntu yitwa uko Abanyarwanda bavugaga, kuko n'ubundi stigma ntabwo iva mu izina, iva mu buryo twe dutekereza. Ariko reka nikomereze. None uwo nguwo yajyagaza akirirwa akorana n'abakozi, akirirwa akora, yaranakoraga kurusha bamwe muri akirirwa akora, agaterura ibintu. Ariko iyo ukwezi kwashiraga, iyo twajyaga guhemba, we ntiyahembwaga. Muzi impamvu? Ntabwo yari yanditse mu gitabo cy'abakozi. Yakoze imirimo ariko ntiyanditse mu gitabo cy'abakozi. Umugisha wabayemo nuko atahembeshaga. Cyakora yajyaga yitwarira utuntu tw'utwuma tw'uducegege akihemba utwo ngutwo, ariko ubundi ntabwo yari guhembwa kuko ntiyanditse mu mubare w'abakozi. Hari abantu benshi barimo gukorera Imana ariko batanditse mu mubare w'abana babo. Jamba urundi rugero, kera uretse ko ubungubu yagiye gukorera Imana mu bundi buryo, nari mfite umuzamu, twari dufite umuzamu, ne kuvuga ngo twari dufite umuzamu mu rugo. Uwo muzamu mu rugo rwacu yari yarahamaze imyaka myinshi kuruta bamwe mu bana bacu, bavutse areba, kandi yakoraga akazi ke neza. Najyaga mbwira abantu nkabwira nti uriya muzamu nubwo nkorera akazi neza, ninjya kwandika igitabo cy'umurage wanjye ntabwo nzamuhaho kuko si umwana. Abantu benshi nuko bameze, bari mu nzu y'Imana, bari mu rugo rw'Imana, bagendana n'abana b'Imana, ariko ntibigeze biyandikisha nk'abana b'Imana. Mutwara agakiza gasobanutse, wakire Yesu, wizere izina rye. Reka noneho twihute turebe bivuga iki, kuko nabyo hari ubwo tubivuga gutya umuntu akagira ngo ariko mugiye nizeye Yesu. Ndagira ngo mwumve neza icyo bivuga kwizera Yesu. Nababwiye ngo gusobanukirwa agakiza niyo ntambwe ya mbere yo kugendera mu buzima bunesha. Niba tugiye kugenda muri 2021 tukagenda tutikanga, tukagenda tutabundabunda, tukagenda dufite confidence, dufite icyizere, tugomba kuba twambaye agakiza nk'ingofero. Kandi impamvu babishyira nk'ingofero nuko ibitekerezo byuzuye agakiza nibyo bibaho confidence muri situation zose. Iyo uzuriwe, uzarebe buriya hari inyamaswa igenda mu ishyamba ukabona ko kuko ibizi ko ari umwami w'ishyamba, intare. Kuko intare igenda mu ishyamba ubona ifite confidence, ntabwo bigira, ntabwo ndabona intare yikanga ngo yirukanye ngo ihunge. Oya, igenda ifite icyizere kuko ibyiziho ni umwami w'ishyamba. Ngo yigeze kubwira izindi nyamaswa ngo rero mbabwire ngo nimugire ngo n'ubwirasi, ngo jewe ngo ibihe byaba byiza cyangwa byaba bibi sinzarya ibyatsi. Ngo kandi si ukubera ko nshaka kwirata, ngo niko ndi, jewe ndi intare sindya ibyatsi. Ubundi natwe twagombye kuvuga nk'iyo ntare, ukabwira abantu ngo ibintu byaba byiza byaba bibi sinzajya mu byaha, kandi si ubwirasi, niko ndi umwana w'Imana. Simple. Ukagenda uvuga ngo kubera ko nzi uwo ndiwe hari ibyo ntakora, hari ibyo ntarya, hari ibyo ntajyamo, kuko ndi umwana w'Imana. Turaza kubigeraho. Kwizera Yesu bivuga iki? Icyambere, abantu benshi gituma batakira Yesu, mbere yuko wakira Yesu nk'umucunguzi n'umwami, ugomba kubanza ukemera ko uri umunyabyaha. Abantu benshi bazi ko ari abanyabyaha ariko ntibabyemera. Kera niga mu Bwongereza muri 1985 na 1986, nari mfite umupastori w'inshuti yanjye w'umubatista. Noneho komite y'itorero iramuhamagaza, baramubwira ati hari ikintu tugiye kugusaba, twe turi abantu bize, turi abantu bakuru, turi abantu basobanutse, hari ikintu tugiye kugusaba. Hari amagambo tudashaka kuzongera kumva mu nyigisho zawe. Ijambo rya mbere tudashaka kumva ni ijambo sina, umunyabyaha. Ntabwo turi abanyabyaha, turi abanyantege nke. Dushobora kugira intege nke ariko ntituri abanyabyaha. Umunyabyaha ni umuntu waruharwa, twe ntituri waruharwa. Ataha ati irindi ni murumuna w'iryo, ni sine, nk'inshinga cyangwa nk'izina. Sine ni icyaha, to sin ni ugukora icyaha.
twebwe ntidukora ibyaha, turibeshya, turajijwa. Ataha ati hari irindi, bati tirindi ni sinful. Iyo uvuze ngo sinful behaviors, ngo imyitwarire y'ubunyabyaha, ibyo nabyo ni ibitutsi. Ngo turashaka ngo banze umese, clean up your language, ufate iyo mvugo yawe uyiclean, uyikorere tuare, uyimese. Ahita yimesa, afata urupapuro bakicaye aho ngaho, ashyiraho itariki, arandika ngo resignation, gusezera ku mirimo. Ngo Yesu yantumye kubwira abanyabyaha ko bihana, ubwo nta banyabyaha bakiri hano nta kazi nkihafite. Ahita demission, arasezera. Na kino gihe rero usanga abantu benshi, ubwira umuntu turi umunyabyaha, toya pastor ntugakabye, ntimugakoresha imvugo zikakaye, ntabwo turi abanyabyaha, turi abanyantege nke, turibeshya. Uri umunyabyaha. Kandi reka mbereke impamvu mbibabwira, muramutse mwemeye ibyo ngiye kubabwira mwahita mwihana uyu munsi. Icyambere, dore icyo Imana ivuga ku cyaha. Imana iravuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha, niko Imana ivuga. Yesaya 48:22, Yesaya 57:21, Imana iravuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha, niko Imana ivuga. Byagera kuri 59, Yesaya akavuga ngo biremeye inzira zigoramye, uzigendamo wese ntazamenya amahoro. Ikongera kabisubiramo ngo nta mahoro y'umunyabyaha, niko Imana ivuga. Muzitegereze nta mahoro y'umunyabyaha. Namwe mwicayemo hano, niba warabuze amahoro, shakira mu byaha byawe. Nta mahoro y'umunyabyaha. Jewe nabaye aho turagira inka, iyi nka zabaga zirwaye uburondwe, wabimenyaga nijoro. Wumvaga inka zose ziri bya bintu babwira ngo ntazibana zidakumanya amahembe, wajyaga kumva nijoro inka ziracuranga amahembe kuko zabaga zigerageza kwikiza uburondwe ariko byazinaniye. Ibyaha nabyo biryana nk'uburondwe. Umugabo abana n'umugore, agatangira kumubwira ngo uyu mugore yambujije amahoro. Oya, ntabwo ari we kubujije amahoro, banza wisubiremo wumve. Reka nkwereke uko bikora. Uru ni urugero rufatika kuko rwo mfite igihamya nshingiye kuri Keseriye. Umugabo araje arambwira ati jewe uriya mugore rwose yambujije amahwemo, byatumye mfata inshoreke. Mpamagara umugore nawe nse ko umugabo mubuza amahwemo, arambwira ati mva pastor, uyu mugabo afite inshoreke. Aragenda agatwara amafaranga yose akayajyana ku nshoreke, jewe nkahora iteka ryose muhendahenda ngo mpa amafaranga. Amafaranga akorera sinzi aho ashirira. Nabaza umugabo nise uwe w'ibyo umugore avuga ko ambwira ko, akambwira ngo umva ngo uriya mugore agira imico mibi, ngo nicyo gituma amafaranga anyajyana ahandi. Nabwo nise ntubona yuko ikimutera imico mibi ari ibyo urimo gukora, ngo ya ngo azabanza ahindura imico mibi ngo nanjye nzagaruka. Nkabwira nise wewe wabanje ukagaruka ko ari we nyirabayazanye. Ngo ya pastor ngo wihengamira kuri uriya mugore. Urumva ikibazo kirimo? Umunyabyaha ntashaka kwemera ko ari umunyabyaha, ntashaka kwemera ko mukura amahoro ku rugo rwe nawe ufite mu ruhare. N'ibindi byose tubona hano hanze, umuntu ariba wamaze utarse ubu wibiraga iki, ati ubukene bwari bumereye nabi. None se uburyo bwiza bwo gukira n'ukwiba? Uriba bagufate, uriba bagufunge, uriba bagurishe n'ibyo wari ufite, ubwo ntabwo ari bwo buryo bwiza bwo gukira. Nta mahoro y'abanyabyaha, niko Imana ivuga. Niyo mpamvu uzabona abantu benshi nta mahoro bafite. N'aya amatelefone icyakwereka, nyifunguye nkabereka ibyo babanyereye. Umugore aragenda akirirwa arimo kuronda ibyo umugabo yirirwamo, n'umugabo akirirwa se ngo batabibona. Kandi n'abagore nabo nuko, ari abagabo barabifite banyereka, ari n'abagore barabifite banyereka. Kubera iki? Kuki ugomba gufata telefone yawe ugasiba message zose uba wabonye? Kuko uri umunyabyaha. Nta mahoro ufite. Nta mahoro y'abanyabyaha, niko Imana ivuga. Niyo mpamvu tugomba gushaka agakiza. Niba urambiwe amahoro make, shaka agakiza. Naho ibindi uburimo byo kwishakira impamvu urishuka. Ntabwo uzigera ubona amahoro utavuye muri izo nzira zigoramye. Icya kabiri, Imana iravuga ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Birakubuza amahoro muri kino gihe, kandi no mu bugingo bw'iteka uzaronka urupfu. Ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Umva rero mbabwire, uburwayi indwara, muganga akakubwira ati iyi ndwara irica, ariko uhumure nta kibazo iteye kuko umuti warabonetse. Ninde wavuga ngo uyu muti nzaba nkufata? Murankurikira neza? Logique yanjye murayumva neza? Urwaye indwara yica kandi umuti wayo warabonetse, ariko ngo nzaba nk'unywa ngiye gusaza. Niki kikubwira ko uzasaza?
fata agakiza hakiri ku manywa, fata agakiza bigishoboka ko Yesu abonwa. Halo, nimushaka mukonje ndabakonjesha uyu munsi, ndabona abantu bose niba ari kukumurikira neza, niba nabakonjesheje, ariko ndenda kubabwira ngo ugomba gufata agakiza. Aka gakiza buri wese agomba kwisuzuma akagafata, kuko nibwo uzinjira muri 2021 ufite assurance yuko uhagaze neza. Erega agapfukamunwa gasigaye karadufashije no guhisha ibyaha byacu. Umuntu yarambwiye ati akagapfukamunwa gasigaye gafite umumaro nti ati mperutse guca ku muntu undi mu mwenda, ati kandi yaranshakaga cyane, ati ntiyamenya ko ari jyewe. Ni ngaho noneho nimuzajya mufatwa no mu rusengero sinzamenya ko mwatsinzwe. Nzajya ngira ngo nukwihangana gusanzwe ko agapfukamunwa. Ariko icyo nenda kubabwira, icyo nicyo kintu cya mbere kugira ngo wakira agakiza. Number 1, banza umenye yuko icyaha ni indwara yica, irakubuza amahoro ukiri muzima, nirangiza mu bugingo bw'iteka kwicira ubuzima. Akira agakiza. Noneho Imana ikabihindukiza ikavuga ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ariko impano y'Imana muri Kristo Yesu ni ubugingo bw'iteka. Haleluya. Ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ariko Abaroma 6:23, ariko impano y'Imana muri Kristo Yesu ni ubugingo buhoraho. Ni nayo mpamvu Yohana yanditse aravuga ngo nimurebe urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze. Yaritegereje asanga nta kindi kizatumara, kizadukemurira ibibazo. Hari amagambo Yesu yigeze kubwira, ngaruke kuri ibyo. Mubona nitsitsa ku ngo cyane, kandi nuko muri no minsi arizo zintesha umwanya munini. Mu byaha byose bibaho muri uyu mujyi, igitwara umwanya munini wanjye ni ingo zimeze nabi. Ufashe telefone yanjye wabibona turuwakari y'abantu bampamagara, nicyo kibazo. Nimuzumva rero arizo ntangaho ingero cyane, nuko nshaka ko zikira. Sibyo? Ntibizabatangaza. Iki ngiki Yesu yigeze kubwira abantu, baramubwira ngo ariko ngo kuki Mose yatwemereye ko ushobora gusenda umugore ukazana undi? Kuki ba Aburahamu bagize abagore benshi na ba Dawidi Imana ntigire icyo? Irabwira ngo nuko imitima yanyu yari yinangiye. Ariko muzitegereze, Salomo yarongoye 1,000 kandi yarinze asaza ataranyurwa. Ibyo urimo gushakiramo bikubuza amahoro, ikikubujije amahoro n'ibyaha byawe, si umubare w'abagore. Kuko umugore umwe kimwe n'undi bose bakunezeza kimwe, cyakora biterwa n'uburyo mubanye iyo hatarimo ibyaha. Iki rero ndagira ngo mucyumve, ibyaha bizana urupfu, ariko agakiza muri Yesu Kristo kakazana ubugingo. Amen. Reka ndangirize kuri aya magambo yo mu Baroma, mfata ingingo ikurikiyeho. Abaroma igice cya 10 batubwira uburyo umuntu akizwa. Ndashaka ko uyu munsi buri muntu wese asobanukirwa uburyo yakizwa, ntimuzabigira urwitwazo ngo ntabwo nari mbizi. Uyu munsi uramenya niba ukijijwe cyangwa udakijijwe. Uyu munsi uremera gukizwa cyangwa uhitemo kutabifata, kuko iteka ryose Imana iravuga ngo ndashyira imbere yawe inzira y'ubugingo n'iy'urupfu, uhitemo. Nanjye uyu munsi ndabashyira imbere agakiza gasobanutse, muhitemo. Paulo yandikiye Abaroma igice cya 10 arababwira ngo umurongo wa 8 ngo ahubwo ukuri kuvuga kuti ijambo rirakwegereye ndetse riri mu kanwa kawe no mu mutima wawe, mu kanwa no mu kanwa no mu mutima. Niryo jambo ryo kwizera iryo tubabwiriza. Ni watuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami. Speak out. Ni watuza akanwa kawe ko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Izera mu mutima ko Yesu yapfuye akazuka ku bwawe, ku bw'ibyaha byawe, ubyatuza akanwa kawe, uzakizwa. Hanyuma kuko umutima ari wo umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Iki rero nicyo cyananiye abantu benshi. Ubwira umuntu utari ko urakizwa, ariko pastor ntimukabaze ibibazo byinshi. Ariko se wakwatuye kukizwa? Ariko pastor buriya rero kamubwira ikintu kimwe, iyo watuje akanwa kawe urakizwa. Reka mbere icyo uko bikora. Nkiba Irurinda aho nakirijwe, nagiyeyo unywa inzoga. Ntabwo nigeze mba umusinzi,
nimwumva mbaho ubuhamya bw'inzoga ntimuzagira ngo ntwane nigeze mbusinzoya. Mu buzima bwanjye sinigeze mu itabi, sinigeze mu rumogi, sinigeze mbu umunyakajagari, sinigeze ndwana. Narabaze nsanga mu buzima bwanjye nigeze gukubita akana kamwe nako kari kanyendereje, ubundi sinigeze ndwana mu buzima bwanjye. Ntabwo nari umurwanyi. Nubwo naragiraga nk'abandi bana bararwanaga ariko je sinigeze ndwana. Noneho ariko nkakunda ikigare cy'akabari. Ikigare cy'akabari burya kiryoshya urwenya, kiryoshya ibiparo, kiryoshya amakuru, gishyiraho guverinoma kikayikuraho kandi kiticara muri kabineti. Ikigare cy'abanywi rwose burya noneho maze gukizwa nguma mu kigare cy'akabari. Nkajya ngenda nkanywa nkeya, n'ubundi na mbere yuko nkizwa nari mfite strategy yo kunywa ikirahure kimwe cy'inyota, icya kabiri nkagisuka nkacyuzuza nongere kunywa, haza kukinywa dutaha. Abandi bakibaza impamvu nge ntasinda nkabo, ntibamenye ko nge mfite strategy kandi nkasengera, ko iyo uri mu kigare ugomba gusengera. Noneho abahungu twasangiraga kwatuza akanwa, nicyo ndimo kubabwira. Abahungu twasangiraga bajyaga bambona njya gusengana n'abarokore, ariko n'abandi mu barokore bakambwira ati ariko warakijijwe, nindacyashakisha. Kubera iki? Numvaga ntashaka kuva muri cya kigare, ko nari mbizi ko ninatura ko nakijijwe ndava mu kigare, kandi nkumva ikigare sinshaka kukireka, kandi nkumva n'iby'agakiza sinshaka kubijya kure. Noneho abo bahungu twasangiraga bo bakumva ko nakijijwe kuko njya gusenga. Noneho umunsi umwe twicaye barambwira ati ariko rwose Antoine turagukunda pe, wowe uri umurokore special, uraza tukinywera byeri warangiza ukajya muri bari barokore ugasenga. Ndavuga ntiye baba we, nsigaye meze nk'umureti special, ndi imvangavange, ngiye kuba umureti ordinaire, umureti usanzwe. Ndavuga nshaka reka mbabwire nsengereye izanyuma. Bati sufashwe n'iziye noya, ibyo kuba umurokore special kamera nk'umureti special uvangamo inyanya na za poivro n'ubutunguru n'ibindi byose noya, ngiye gusobanuka. Ndasengera tunywa izanyuma, ndasezera njya no muri groupe twasengeraga mu, ndababwira ntubu ngubu nakijijwe. Bate bije bite? Ni nakijijwe, mu bifate ko nakijijwe, ndasezeye. Sezera ku nzoga ndakizwa. Rero icyo mbabwira, wizeza umutima ukatuza akanwa, kuko iyo umaze kwatuza akanwa n'abanyabyaha bagusaba kuba accountable, bagukora ku matama iyo ugendeye mu byango, ngo dore nawe murokore nawe. Ariko iyo utarabivuga ugenda nkabo, atuza akanwa kukijijwe. Rero bamwe mumva ariko se umuntu umeze nkanjye yavuga ko akijijwe, ariko se umuntu ugenda mu modoka nziza nkanjye yakizwa, ariko se umukobwa usa nanjye yakizwa. Ngawe igumire mu byaha, niwe ubona ari byo byiza. N'umukobwa mwiza arakizwa, n'umugabo ukiza arakizwa, n'umuntu ukomeye arakizwa. Icyo nshimira muri kino gihe mu Rwanda ntawe uzabona icyo yireguza. Hari abantu bakomeye bakijijwe, hari abantu bize tukijijwe, hari abantu b'ubwoko bwose, hari abagore beza bakijijwe, hari abakobwa beza bakijijwe. Nugera ukavuga ngo icyatumye ntakizwa nuko nari mwiza, Imana izakubwira ngo ya uyu se ko yari mwiza yabaye na misi kandi akabakizwa, uzafatirwamo. Kizwa, izeza umutima watuza akanwa kawe. Iyo ibyo umaze kubikora rero, igikurikiraho niki? Wabaye umwana w'Imana. Imana igutegerezaho kugenda nk'umwana w'Imana. Aha niho benshi bagwa. Bakunda Imana, bakunda idini, bakunda urusengero, bakunda gusenga, bakunda kuririmba, bakunda ijambo ry'Imana, ariko ntibashaka kurekura ibyo bacikamatiye by'ibyaha. Ngo umugabo umwe buriya ari mu bindi bihugu, ariko nabonye no mu Rwanda bitangiye kuza, kuko nabonye za mayibobo z'abagabo, nabonye n'iz'abagore zifite abana. Ibyo ni ibintu nabibonesheje amaso. Mayibobo nyamayibobo zirara ku muhanda zifite abana, n'izindi z'abagabo zifite abagore, ari mayibobo ku muhanda bombi. Ariko ubundi mu Rwanda nta byahabaga. Ariko nk'iyo ugiye muri za Madagascar, za Philippines, biriya bihugu ujya muri East barahaba pe. Iyo ugiye Philippines, ugiye Manila, hari ikintu cy'igisozi cyari aho bamena imyanda, hameze nk'ari aho twajyaga tumena imyanda hariya. Uretse ko burya mu Rwanda tugira isuku,
nta nubwo bemerera imyanda yo kumera nk'uko imera ahandi, ugasanga y'abagabo n'abagore. Noneho ngo rimwe umwami yasanze bene abo bagabo baba ku byimoteri batungwa no kujya gushakisha aho abantu bamenya ibintu, ngo abona umuntu aravuga ati ariko umuturage nk'uriya mu bwami bwanjye birambabaje. Abwira aba escort be abaha zahabu, aravuga ati nimugende mumbwire uriya mugabo ngo muhe ibyo bintu watoraguye akuguranira guhe zahabu. Ba escort baragenda baravuga ati uriya mu boss, uriya mutware aravuze ngo muhe ibyo bintu byawe akuguranire. Undi aravuga ngo ngo ibi bintu biba byanduhije, ngo mba nabyutse mu gitondo abandi batarabyuka, ngo ndaje ndabibyiganiye, ngo ndaje ndatoraguye mbona ibishobora kumpaza uyu munsi, ngo none ngo nimbihe abakire babitware, ngo mukire se ngo haramuha amafaranga arampa izahabu ngo kubundi atayimpaye. Abandi baramubwira toya, uriya ni umwami arashaka kugukiza, ngo mwazabeshya abandi ariko ko ryavuye ndeba, ngo nabanza nkize ndebe. Noneho bafata ya mafaranga umwami yabahaye barayamuhereza, arayafata arayareba, aravuga bambeshye rero. Ngo agenda ikigongogongo, amafaranga yacigamaye mu kuboko kw'ibumoso, bya bintu bye yatoraguye bifashe mu kw'iburyo, agenda ikigongogongo, arahindukira ashyira bugera ariruka byose abitwaye. Abarokore benshi dufite muri iyi minsi bameze nk'uwo mugabo, bafashe agakiza ariko bafata na bya bindi bahozemo, barangije babicigamatira byose bariruka. Rekura ibyo bindi, wakira agakiza konyine, kuko Imana igutegerejeho. Iyo umaze kwemera Kristo nk'umucunguzi, ugomba kugenda munsi y'ubutware bwe nk'umwami. Kandi iba wemeye yuko Yesu aba umwami w'ubuzima bwawe. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 3 yaranditse ngo murebe urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze, ngo rwatumye twitwa abana b'Imana, ngo kandi koko niko turi. Ngo bene data, ngo igituma isi itatumenye ngo nuko nawe batamumenye. Buri impamvu batatumenye maze gukizwa, hari abahungu b'inshuti zanjye twagendanaga nyine muri ubwo busazi bw'ibyaha, baza kunsura. Ni abantu twariganye segonderi, twiga ni university, turakomeza tuba inshuti. Barambwira ngo ngo bakuvanye muri university, ngo kujya muri segonderi bigutesha umutwe kugeza aho ubu umurokore, kuko kuri bo bumvaga ko kuba umurokore ari ugupayuka. Erego umuntu urokore bugezweho hari igihe utari bugezweho. Barambwira ngo ntitukikumenya pe, we don't recognize you, ngo ntitukikwibonamo. Ndavuga nti yo mubivuze neza, ni Antoine mwari muzi yarapfuye, twaramuhambye, ubugende icyari mwe gishyo. Nundi Antoine. Yohana aravuga ngo igituma abisi batatwibonamo, igituma abisi batatumenya, ngo nuko batamenya abo turi bo, nuko batayimenye ngo bamenye uko iteye. Ariko arangije aravuga ngo icyo akora, ngo abamwizeye bose, twebwe twamwizeye, ngo twiboneza nk'uko aboneye. Bivuga ngo utegerejweho ko numara kwizera Kristo, noneho utangira kwipima kuri Kristo, ukagenda wiboneza nk'uko aboneye, kuko ni umwami wawe. Ntabwo Yesu ari perezida, ntabwo Yesu ari meya, ntabwo ari executive w'umurenge, nta nubwo ari n'uw'akagari. Abo bo turabatora, we ni umwami. Burya aho umwami atandukaniye na perezida, umwami ntiyavuguruzwaga, ibyo yategekaga n'ibyo wakoraga. Naho perezida we ngo muharama, ariko sinzi ko perezida uretse ko tubeshya hari umuntu ushobora kumuvuguruza, ntabwo mbizi, sinabona umuntu wavuguruje perezida. Ariko Yesu we ni umwami, kuko we system presidentielle ugiye muri Amerika baranamutuka. So bikubwira ngo perezida, twebwe turacyafite ikinyabupfura. Ariko icyo mbabwira, Yesu we ni umwami, arakubwira ngo ibyo nategetse niko bigenda. Waba ubyumva kuriya ngo jewe narize, ngo jewe ndakiza, arakubwira tuge fine. Niba ushaka kunkurikira, nkurikira on my terms. Amategeko n'amabwiriza birubahirizwa, no negotiation. Timoteyo wa 2, reka bariho mva kuri iyi ngingo ndangize. Timoteyo wa 2, Paulo yandikiye Timoteyo igice cya 15, umurongo wa 15,
aramubwira ngo Timoteyo, ngo buriya umurongo wa 15 wacyo, ujye ugira umwete wo kwishyira Imana nk'ushimwa n'Imana. Abantu bashobora kukugaya, abantu bashobora kukuvuga nabi, ariko ujye ugira umwete wo kwishyira Imana nk'ushimwa. Umukozi udakwiriye kugira ipfunwe, bambe ukwiriranye neza ijambo ry'ukuri, ipfunwe, ariko zipfunwe riba hanze hariya, ipfunwe. Umukozi w'Imana utagira ipfunwe, njye nyambwira abantu nushaka kugenda wemye rwose ujye wirinda ibyaha, ntabwo uzigera ukorwa n'ipfunwe. Muhize kumbwira ngo ibyo ngibyo uvuga ngo abantu bashobora kukubeshyira, ntigewe unambeshyeye, niyo bamfunga nemye, nta nubwo naharenga avukaho kumburanira. Oya, ntabwira ni murambeshyeye, ubwo igitumye mumbeshyira nuko hari impamvu yo kumbeshyera, ntabwo nkeneye umburanira kuko kuri kuriburanira. Ugomba kuba umukozi w'Imana utagira ipfunwe, kuko ntabwo wijandika mu bitari by'abana b'Imana rwose. Hari umuntu agenda muri kino gihe byarakemutse, umuntu aragenda akabatira tujye uyu mwana si uwanjye, umwana yajya gukura akaza ari wowe fotokopi, ipfunwe rikagukora. None waje na DNA, bati tujye kuri DNA, bakubita DNA ugasanga 90% murahuje, umwana n'uwawe, ipfunwe rikagukora. Ujye wishyira Imana nk'ushimwa, umukozi udakwiriye kugira ipfunwe, ukwiriranye neza ijambo ry'ukuri. Ariko amagambo y'amanjwe, nkunda uburyo mu Cyongereza babivuga, muzirira dusigaye dukora ngo no gucatinga. Mu Cyongereza niryo jambo bakoresha hano, baravuga ngo ungodly chatter, amagambo y'amanjwe. Rero aya magambo y'amanjwe niyo abantu benshi basigaye baturamo, baba barimo gucatinga, ukabona umuntu akohereje ibintu ngo by'inzenya zidahuye n'uri we, umuntu ntazi no gutandukanya ngo amenye ababwire. Ukabona umuntu yohereje inzenya z'ubusambanyi kuri umuntu yigeze kugiterura gikubita ku ntuza ya pastori ku rubuga, si umuntu ntazi n'ababwira. Niba ujya muri chata y'ibintu ucatinga hano baravuga ngo amagambo y'amanjwe. Abantu benshi niho batuye muri ino minsi, batuye muri ungodly chats, muri chat, amagambo y'amanjwe. Ariko urabizi utuntu turarelaxinga, umuntu ajyamo akarelaxinga, njyamo asetsa hano, ariko rwose Shadibu nazabyumva ntazandakarire. Abana bigeze, umuntu umwe yigeze kunyandikira ngo ati umugabo wanjye akunda kureba Shadibu, nkagira ngo ni filime. Noneho rero nza kubaza abana mu rugo, ndababwira nti gushaka filime ya Shadibu. Barasetse bati dadi, none utubabarira ibyo bintu ntuzabivuge utadukoze isoni. Ntabwo ni munsobanurire, bahita bakubita kanuza, sinzi aho bakubise, mbona banyeretse umukobwa witwa Shadibu. Ndababwira ni murabizi, uzi impamvu uyu ntamuzi? Bati iyi karitsiye sinjye nyigendamo, hari imihanda, hari amakaritsiye ntajya ngendamo. Telefone yanjye yo nyifunguye, uziko dusigaye twarabonye akaga, ufungura telefone wishakira ubutumwa kuri YouTube, ukagongana n'ibyambaye ubusa, ukagongana n'ibivuga ibintu by'ibishego, ukagongana. Iyo mihanda sinjya nyigendamo, simple, kuko Bibiliya irambwira ngo ungodly chatter ujye uzirinda, ntacyo zimaze, ntacyo byungura ubugingo bwanjye. Kureba abagore bambaye ubusa ntacyo binyungura, kumva ibintu bene nk'ibyo ntacyo binyungura. Ariko benshi niho mutuye. Pornography yadusanze mu rugo, uyigendana mu ntoki. Abantu benshi usanga birirwa bareba ibintu. Ngaho niba mbeshya nimwigenzure, mvuge nka Nyirarunyonga, mwigenzure. Abenshi niho mutuye, izo karitsiye nizo mugendamo, kuko Pawulo abivuga neza, aravuga ngo niba ugenda muri izo karitsiye, ngo kuko abayavuga bazarushaho gusayisha. Abohererezanya izo nzenya z'urukozasoni bazarushaho gusayisha. They will go from ungodliness to ungodliness. Ariko ubundi umuntu w'umugabo, mbabaza ikibazo bagabo muri muhano, umuntu w'umugabo ajya kureba abagore bambaye ubusa, kufite umugore wawe wagiye umubwira akagenda ukamureba, ushaka kureba ibyambaye ubusa. Ibyo ni ibintu aratubwira ngo iyo ubituye mukabihoramo, bituma utangira gutakaza agakiza kawe.
you become ungodly. Iyo mihanda ntimukayigendemo, wese uzagenda uzarya umuriro hanyuma uvuge ngo nturi bushye. Ariko umva ikirangiza umurongo wa 19, nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditseho iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe, kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka nave mu bidatunganye. Umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka nave mu bidatunganye. Abana b'Imana tugira uko tugenda, agakiza kacu hari icyo kadusaba. Hanyuma hepfo akatubwira ngo mu nzu y'inyumba ntihabamo ibintu by'izahabu n'iby'ifeza gusa, habamo n'iby'ibiti n'iby'ibumba, kandi bimwe babikoresha iby'icyubahiro n'ibindi bakabikoresha ibiteye isoni. Nuko rero umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibidatunganye, umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibidatunganye, azaba abaye ikintu cyo gukoreshwa iby'icyubahiro, cyejejwe, kigirira nyiracyo umumaro, kandi cyatunganirijwe imirimo myiza yose. Honorable citizens, umuntu niyiyeza. Hari igihe ngenda tukajya mu bukwe tukicara, abagabo beza bambaye amakote meza, none ugahaguruka nyine ko nanjye njya mu mukwe mukuru, nti rero bagenzi banjye, izi mfura twagendanye namwe mfura twasanze, najeje nkanyama amaso nkabona imfura zicaye aho ngaho, avuga ntiriya ndayizi gira amanyanga, iriya ndayizi beshyera abandi, iriya ndayizi cinyuma umugore, iriya ndayizi. Aha, umuntu niyiyeza azaba honorable. Ngaha reka naza kuvuga ba honorable kandi tubafitemo hano, ariko hari igihe honorable umwe yigeze gukora agashya, abaza amateka ubwo bazi ibyo mvuga, sindi bibabwire. Aravuga ati ngaho atwashyira icyuma hariya kigapima twese, ati cyavuga kigasara. Iyo mvugo ntabwo muyibuka mu binyamakuru. Ariko Bibiliya tubwira ngo umuntu yiniyeza akagendera mu bitunganye azaba honorable. Ndarangije. Ibyo nitubirangiza nibyo bizaduha kugendera mu buzima bunesha, kuko Bibiliya iratubwira ngo abizeye Kristo banesheje Satani, ngo bamuneshesheje ijambo ryo guhamya kwabo n'amaraso y'umwana w'intama. Haleluya. Jewe iyo natuje akanwa kanjye ko ntijandika mu byaha mba nanesheje, ariko iyo nsubiye inyuma nkabigenderamo, icyo gihe rwose mba clean. Nubaza akavuga nkavuga jewe ndi clean, ntabwo ibyo mbijyamo, mumbabarire. Umva uko Yohana asoza, nanjye ndashoje. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 5 umurongo wa 4 n'uwa 5 dusoze. Aravuga ngo kuko icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi. Icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi. Iyo uri umwana w'Imana unesha iby'isi. Amen. Kandi uku niko kunesha kwanesheje iby'isi ni ukwizera kwacu. Mu yandi magambo ni ukuba abarokore, kwizeza umutima ukatuza umunwa ukanesha iby'isi. Ninde unesha iby'isi? Keretse uwizera yuko Yesu ari umwana w'Imana. Haleluya. Twinjire muri 2021 mu buzima bunesha, twambaye agakiza nk'ingofero, dusobanukiwe neza ku buryo tuzavuga ngo ibizaza byose nzabinyuramo nk'umwana w'Imana. Cyane. Numvise umuntu umwe avuga ngo iyo wuzuye umwuka ngo Satani akukubita hasi ngo ukazamuka nk'itenesi, ngo yagukubita cyane, ngo yagushaka akakubura wigiriye mu ijuru. Ngo ni ubuzima bunesha. Haleluya. Reka dusenge Imana. Ariko niba wicayemo hano ukaba wumva ubuzima bwawe utari ku murongo, ukaba wumva uyu ari wo munsi wo kwakira Kristo nk'umucunguzi n'umwami wawe, ukaba wumva uyu munsi ari wo gukosora uburyo wagendaga nk'umwana, ko hari abantu babaye abana b'Imana ariko bameze nka wa mugabo wakiriye izahabu akayifatana n'ibyo yaravuye kuvana mu kimoteri. Niba witeguye kurekura ibyo bindi ugafata Yesu wenyine. Uwanditse urwandiko rw'Abaheburayo aravuga ngo ubwo dukikijwe n'igicu cy'abahamya bangana batyo, twiyambura ibituremerera byose n'icyaha gishobora kutwizingiraho vuba, dusiganirwaho dutegekwa dutumbiriye Yesu wenyine. Ngo niwe banze ryo kwizera kwacu kandi niwe gusohoza rwose. Manika ikiganza cyawe dusenga Imana. Niba wumvise umwuka avugana nawe ko this is your day, uyu niwo munsi wawe, turagushimye Mwami Mana yacu.
uyu ni umunsi wo gukizwa, uyu ni umunsi wo guhinduka, uyu ni umunsi wo kuva mu bidafite umumaro, uyu ni umunsi wo guhindura imigendere n'imivugire n'imikorere. Reka ikiganza cyawe gikomeye gifata ibiganza byose byarambuwe imbere yawe. Buri muntu wese uzi icyatumye azamura ikiganza, uzi icyo yifuza guhindura muri we, uzi icyo yifuza guhindura mu buzima bwe. Imbaraga z'umwuka nizimanukira aha hantu. Waratubwiye Mwami Yesu ngo umwuka wera naza tuzahabwa imbaraga, dutinyuke tuba abagabo bo kuguhamya. Kandi ijambo ryawe ryatubwiye ngo twizeze umutima tukatuza akanwa tugakizwa. Ambika abantu bawe imbaraga kugira ngo dushobore kwatuza akanwa yuko twakijijwe tukaba turi abana bawe. Reka imbaraga z'umwuka wera zikorere mu itorero, reka imbaraga z'umwuka wera zikorera aha hantu. Uwinjiye hano wese ajye yumva izo mbaraga kandi asohokana izo mbaraga, agenda agiye guhamya icyo yizeye, agenda agiye guhamya uwo ari we. Twambika imbaraga Mwami Yesu kugira ngo twinjire muri 2021 tunesha kuko twakumenye. Utuneshereze ibiri imbere ntitubizi, tugiye muri unknown territory, mu bintu tutamenye, tutazi, tutari twabona, ariko turasenze ngo uyu mwaka uzaba umwaka wo kunesha, twambaye neza intwaro z'Imana, twambaye agakiza nk'ingofero kugira ngo dushobore guhangana n'ibitero bya Satani. Urengera ubwoko bwawe, uyobora ubwoko bwawe, uhabwe icyubahiro, duhe umugisha. Ni mu izina ryawe dusabye Umwami wacu Yesu Kristo, amen.